Yele umeze bute bana banje, ndizera ko mumeze neza, ndizera ko ari muri mumeze neza. Mwabonye ko nipfumuje naripfumuje kabisa. Imyaka myinshi man, imyaka myinshi ndakomeye, meze bo, ndashima Imana. Rero ndagasore keza tu. So crush. Nagiye gutembera muri naca, nagiye no gusenga. Abantu tubana buri munsi barabizi, sigaye narakijijwe, meze bo, meze neza. Wewe wajesha, we kado waje, meze bo. Nagiye gutembera, ngenda nkajya ahantu hari umwuka mwiza, umwuka w'ibiti, nkahumeka man, nkanitekerezaho, nkumva nkava muri ino myuka y'i Kigali mwana, nkahumeka neza. So beautiful, ndabona nabaye akayobe, ndabona meze bo. Mwabonye ko kiroso ari ikiroso? No, ni amaherena. Ibintu byafashe indi ntera wallahi. Ndagenda batembereza gake, tugenda tuganira, tugenda twungurana ibitekerezo. Man, ubundi mwebwe mwaka mwawutangiye gute? Kanyogosho wallahi. Man we. So good. Ndashimira abantu bose twabanye, ndashimira abantu bose bamfashije kugera aho ngeze. Ikindi nababwira wenda navuga, ariko mubanze murebe ahantu ndi. Mwabonye? Ibintu bimaze gufata intera wallahi. Bimaze gufata intera. Ndibuka mbabwira kuntu amaproje yanjye ameze, kuntu abifuza kuboneza imbere, abifuza kugura subscribe, aba views, man mwanyandikira kuri WhatsApp ariyo 0788368627, cyangwa kuri Instagram ibrahim250. Nuko nkuko bimeze tu. Ariko sinabacinege cyangwa mbabwire nabi. Ubundi no mwaka ni this my year, no mwaka wanje, no mwaka wo kwandika amateka, no mwaka wo gukora ibyo nakoze. Nshobora no kuza twika ngakora tikuvutu. Agira film mwarayibonye mwabantu mwe, film ya tikuvutu. Asi mwabonye ahantu mba ndi man, ariko kamerangiza inzobe mwabantu. Kamerangiza inzobe byatari tu, byangiza inzobe, nanabyishimiye. So arimba kumbuye mwana, nkumbuye kuganira namwe. Ndabizi mwanyarekiye ku mboga zanjye nyinshi ngo Ibra turagukumbuye, Ibra turashaka kubona, Ibra turashaka. Nagarutse mugira icyo mumbaza muri commentaire, ndahari mu picnic. Abandi bambwiye ati Ibra urasa neza, Ibra ufite akazi nako mwana, bakire siko byanze. Ariko ibintu ni wanene ibintu n'uburyohe, ibintu bigenda gake ukamenyero. Reba ni kuzuba ryiza hano, ndi ni Kanyarira. Nuko sinzi nimba kamera iri bafate. Nagiye gusenga nshishamo mana. Abantu benshi baravuga ntago ndokotse, ariko nshishamo nkafata umunsi umwe cyangwa ibiri nkagana n'Imana, nyegeranye n'Imana, tugasabana, tugasangira. Ubuzima bukendereye tu. Ndasenga, njya no gusenga buri wa gatatu mu rusengero, nyirirwa umunsi wose. Njya no ku cyumweru nimugoroba njya gusenga guhera saa 10 kugeza saa 2, nyegera n'Imana. Ibi byose ubona, ibi byose ureba, byose mbikesha gusenga, byose mbikesha Uwiteka, byose mbikesha Imana nyine. Kuko nasenze ahantu ngeze wallahi sinawe nyihageze. Ikindi navuga cyangwa ikindi nakomozaho, mwambaje muri benshi ati
Ibra tubwiza ukuri, ese Keti muracyakundana? Ndi single wangu. Keti ni umukobwa mwiza, ni umukobwa uzi gusenga, ni umukobwa wubaha, uzi n'icyo gukunda aricyo. Ariko njyewe man, njyewe ko nakuze ndakaraya wakintu nyine, nakuze nziranye n'ababebe benshi, nakuze muri make ngira sinzi iki nabivuga babyita mu Kinyarwanda, igikundiro. Nakuze mfite igikundiro plus ndi n'umusitari, kuko nari n'abakobwa benshi, abakobwa twiganye, abakobwa twabanye mu mashuri segonderi, muri quartier, usanga abantu benshi banzi nyine to. Rero ibyo ngibyo biga attractinga, byagize n'ingaruka ku banzwi cyane. Niyo najya no guteta umukobwa naramukunze cyangwa naramubenyugutse, byangorana cyane, byangorana. Ahita avuga ati Ibra, abakobwa uziranye nabo why uhisemo njyewe? Wasubiza iki? Ko njya gupostinga abakobwa, najya gukora nkagira abakobwa man. Ako Keti namukundaga nanjye tu, namukunze, ni wanyigishije kundi cyari cyo, nari njabiriye man. Akira ku murongo, yaza geto agasasa, akoza amasahani, akagira iki, umwana man agasiga man hameze neza. Ariko nyine yarigendeye. Mufata nk'inshuti isanzwe, mufata nk'inshuti itagize ikitwaye, n'ubu turacyavugana, n'ejo twaravuganye. Gusa abantu benshi bajya bavuga ngo hope ntabwo dukundana, nta nubwo twazakundana, nta nubwo byanashoboka, never and never. Impamvu ni iyi cyangwa impamvu ni iyi, hope ni igishuti cyanjye, kandi ari umuntu mutarashobokana. Hope akina nyinshi kandi nanjye sinorohewe. Urumva twibera nka as team, as nk'inshuti tu, twibera nk'ibishuti. Nabona passing akampasa, nabona passing nkamupasa, nawe yabona passing nkamupasa, ibintu bikendelea tu. Ariko ubuzima nyine ni gatebe gatoki, ubuzima biranga ejo bigakunda. Ubuzima nyine ni no for me. Nageze hano Kanyarira nka saa 4 za mu gitondo, ndasenga nk'amasaha 4 cyangwa 4, negera imbere y'Imana, nyitakambira, nyiha ibyifuzo byinshi tekeza kuva muri Kigali nkazina. Nigomye byinshi, nirengagije byinshi man. Reba n'izuba magazo, ariko Imana irabizi, Imana mu ijuru irabizi, Imana mu ijuru izi icyo nshaka. Kuba mfata umwanya nk'uyu nguyu nkaganira nayo, nuko mfite ubukwe. Kinyarwanda rero nangiye kukibagirwa. Nkumbi iwacu, nkumbi Rutonde, narakuriye man. Niho hangize undi we, abantu benshi baravuze ati naracitse, bagukiza kwasura. Bamwe bagenda bavuga ibintu by'ibihuha, abandi bakagenda bavuga ibihuha, bakagenda bigaragara nabi to. ariko nta mutima mu Imana. Rutonde narakuriye, hari inshuti zanjye, hari abavandimwe, hari bashiki banje, hari abantu bo muri famille benshi. Ni naho nize primaire, ni naho nize secondaire supérieure. Hari umukecuru wanjye nkunda cyane man, mafata neza tu, ndakunda cyane, ndahubaha man. Niho natobeye akondo kuva ndi umwana. So mu magambo make cyangwa nizimbye mu magambo, Kigali nyine iraryoshye. Ndeba gusubirayo, nta kintu mfite, nta business ngiye kuhakorera, bikanga pe. Nabwaterekana ihegera muri Kigali, reka nshakisha muri Kigali man. Life igenda ikora, nimba ngera i Kigali nkabona yo kurya, nkabona yo kwishyura geto, nkabona utwenda two kwambara, nkabona amayinite, nkabatsa neza nk'uko nguko. Nta kintu nashinja Imana cyangwa
nta kindi navuga ati ku Mana, kuko ndabyibuka kera n'ibi rutonde abantu narakundaga cyane, narakundaga, hari byinshi nakiniye umupira, ni naho nize, hari inshuti nyinshi ziri close, ariko nageze aha ngaha mbona inshuti zirenze izi ngizi. So ibintu bita bifata indi ntera, ariko byaratugoye muri rusange nyine, byaratugoye, byaratuvunye, ariko ubuzima nyine nuko bugomba kugenda. Ubuzima ni gatebe gatoke, ejo urakora bikanga, ejo ukongera ukagerageza bikanga, ariko finoma bikaza gukunda. Iyo ukoze ibintu bikunze ukabikorana n'umuhate, ukabyereka Imana iragusapotinga. So niyo mpamvu nataye byinshi nakundaga, niyo mpamvu nirengagije buri kimwe cyose nkaza guhigira i Kigali. Kuko irutonde nta kintu wenda gifatika kiri likide navuga ngo nakura guhinga sinabishobora, sibyo? Korora, kuragiye inka cyangwa ihene ntacyo naraziragiye, kandi ndabizi neza ko nta musaruro. Rero nimba nizi Kigali afonda bundi bushya, gatangira kuri zero, from zero to nasi, nkaba ngeze kuri level menyekana, naho nkabona ibyo kurya, nkabona ibyo kunywa, man, muri make nyine ibintu nshaka, ndashaka inzu, ndashaka imodoka, ndashaka buri kimwe cyose, ndashaka kugenda ahandi hanze, ariko nyine nabyo bizaza kubera Imana no gukora cyane, no cyambere ni hard work, kini cya kabiri kuba ufite ku mutima kandi ubishaka. Nimba narabitekereje bizaba, nimba narabivuze bizaba. Ikintu cyose ukoze cyangwa ikintu cyose uvuze ukereka Imana, bari neza, bari neza, birumvikana, bigenda neza. Ikindi wenda nasubiza, nigeze kumbaza mfite imyaka ingahe. Sindi muto kandi sindi na mukuru cyane, ndimo hagati. Gusa ikintu wenda nakubwira ati, ibintu byose si imyaka. Kuki abantu bavuga ngo ndashaje, babona ubu bwanwa, ariko nsigaye mfite icyanwa. Nsigaye mfite icyatwa kintu. Wabona ubu bwanwa, wabona iki, ukavuga ati umwana n'uyu ngo. So ubuzima n'igikuri, ni igikuri. Ubuzima ni igikuri, biba bigoye. Ndimo gutembera, kanyarira, nsenga, Mana wambohoye, Mana wamindure ubuzima, Mana wakoze iki ngiki, Mana reka hindura rwose, bimenyekane ko nagusenze, bimenyekane ko nirengagije buri kimwe cyose kugira ngo mubone. Mana gira icyo ukora, gira icyo uvuga ku buzima bwanjye. Ndaherekera nk'utakampira, ariko igihe cyari iki ngiki. Turi kuwa gatandatu, nagiyeyo, ejo nibinkunda bikananshoboza nzasimbuka njye gusenga, ariko life itarimo Yesu iba ari ubusa. Yesu tu kera narapingaga, kera nta nubwo nasengaga. Abanyeshuri twiganye tronkome tujya mbere yaho gato niga primaire, mu makani primaire, mu gatanu, nabanaga na mukecuru wacu. Mwana yari umurokuru ufite ubwoba, twarabanaga twenyine. No ku cyumweru akambwira ati turajyana gusenga, tukajyana. Nzi n'indirimbo nyinshi zo muri Bibiliya, nzi gucuranga biriya byo mu rusengero. Man, ngenda ndokoka gake gake, ngenda ndokoka, ngenda buri munsi, ariko ngeze mu wa mbere secondaire beza kwanga, ndabireka, nkigira mu kunywa inzoga n'amatabi. Gusambana byo nta nakoze, kuko gusambana wenda cyangwa iki, wenda navuga ko mbyize ngeze
ako gusambana ndi mu cyaro rwose. Bambeshyera ibindi bambeshyera ibindi tu bambeshyera ibindi. So beautiful. Meze po, meze neza, ndakomeye. Nuko kabarangiza izo story, nuko ndagenda tronkome andi marine nayo najya kunywa ibiyoga, ibitabi, najya gukorera ibifaranga, ibyo biyede nkabikora, ibintu byo gupakira amabuye, ibintu byo kuvomera abanyeshuri kuko hano twabaga hari ikigo cy'amashuri. Ibintu biragenda biba neza nyine ni ngize Imana. Ariko hano namenye Imana, hari abana twiganaga tronkome, tugiye gukora tronkome, hari ukuntu bakoraga utuntu tw'udukipe, wumva bagakora utuntu tw'udukipe bakavuga ati bajya gusengera tronkome bazayitsinde, bakagenda bakajya gusengera mu ishyamba rinini hasi mu mukoki. Twarangizaga kwiga wenda nko kwiga saa 9, kumuresi twataga saa 9 ngira ngo ni minota 10 n'iminota 15 n'iminota ari saa 8. Ntabwo byibuka hashize mu myaka myinshi. Ntabwo mbyibuka hashize imyaka myinshi, ariko ntabwo ari myinshi cyane ku buryo nabyibagirwa. Abakobwa bajya gusenga n'abahungu bari barimo. Noneho twebwe twasigaraga ku ishuri ari nko gukoropa, twajya gukoropa tugataha, tugiye gutaha tubura abakobwa twigana. Sinzi umwe waturabuye nka uzi ko ngo bagiye gusenga. Badutungira urutoki ahantu bagiye, nuko tugenda tugiye kubatera amabuye kuko hari mu mukoki. Twebwe twagomba guhagarara hejuru ku gasozi tukabatera amabuye barimo imbere. Turagenda n'ibibuye twabyitwaje byinshi, umve ukuntu Satani akora. Babisekeje bro. Ubwo turabagende turi nk'ibitipe nka 4, tukigerayo baba batubonye mbere tujye kubatera, baba batubonye tubwira ati muzi hano. Turagenda ati mwicara, turicara. Bandi baradusuzugura bakomeza barisengera. Aha bagira umwanya wo kwatura. No bari guca ku murongo w'icyo wose. Je suis jeune man, byari waneneye. Bageze mu mwanya wo kwatura, ahera kumuniga. Wenda guhahera kumuniga, bahera ku mukobwa wa mbere twicaranaga class kubona bimwe from primaire kugeza secondaire. Aravuga ati Imana imbabarire, Imana imbabarire gukora iki, Imana imbabarire ngibi. Wakubwira ibintu yatwe na wallahi wakiruka. Ya byari byiza mani kuganira namwe, byari byiza kubana namwe, byari by'agaciro kenshi. Ndabyibuka byari kera nka 2004, ni 2004 cyangwa 2005. Aho Kate agiye kujya nyine hanze tu, yaratubwiye ngo mama ashobora kuzaza cyangwa nazaza, ariko nta numero ye yaduhaye, ariko mfite email ye, ndaza kuyibaha muze kugerageza mu mwandikire. Akoresha ziriya mbuga zindi zose, mumuvugishe murebe nimba yabahereza amafaranga, kuko ubuzima bwo muri Afurika buragora pe. Ubuzima bwo muri Afurika buragora, ubuzima bwo muri Afurika bari haso, kuko kubona amafaranga nkano i Kigali shabe yabegoye pe. Nukuri haryo umugabo agasiba undi,
n'uturaka tubona cyangwa tundi tubona tuba ari uturaka twa make, 2 3 kandi amafaranga 2 cyangwa 3 ntabwo byagutunga mu mujyi wa Kigali. So biba bigoye bisaba gukora cyane, ntabwo bimeze nk'aho ngaho mukora amatashi menshi, mukora amafaranga yanyu aba afite agaciro, ariko usanga amafaranga 2,000 mu Rwanda nta kintu wakomeza. Siko njya ku isoko ngiye guhaha wenda for example ibyo ndi burye njyewe wenda ndi burye saa sita, wenda ari ukuntu kubera ko mba ndi jyenyine sinateka saa sita cyangwa na nijoro, no nteka rimwe. So arijya maisha amafaranga 3,500 ari ukurya gute maze ati nariye n'inyama mande. Sérieux man, biri sérieux do. Mbikubwira se njye nyine kizungu ariko njya neza, ariko ntago true. Wenda reka mbikubarire man, ndaza kuvuga ngo nakubeshye cyangwa Ibranga arakabya. Muzansure man, muzansure muri ghetto murebe life is it, cyangwa uvuga ati iyi none Ibra twari tuzi. Kuko ibintu biba bitangaje. So reka nkubarire. Wenda nkunda kwirira igitoki, wenda nicyo cyoroshye, wenda ni nacyo cyoroshye muri ghetto. Tubari wenda ibiro 2 by'igitoki, kiro si 400, ni ndakirya saa sita na nijoro, si 800, 800 guteranyaho inyanya za desi si 1,000 byarangiye, amavuta ya desi si 200, karoti za desi cyane, ibitunguru by'100 cyatanu, ubunyobwa bwa desi cyarindwi, imboga n'agasenda cy'8, n'iki kintu twibagiwe, ibirungo biki byose usanga nyine byikubita muri 3 gutya na 500, cyangwa n'ibindi byinshi by'ibirungo nazi, ariko kugira ngo ibiryo biryoshye. Ariko mw'abantu ndabarahiye muzajya ibiryo natetse, ubwo muzavuga yele mane kamera ngize mwiza birenze. Kamera ngize mwiza yangize mwiza, ariko nta mutima mubi, ibintu byabaye mama wararaye. Ibintu byabaye mama wararaye, ibintu byabaye takibiritu, ibintu biba bigoye, ugomba kubishyira mu bikorwa. Gusa wenda Kate nkunganiye, Kate ni igishuti cyane. Kate twamenyanye bibiri kabiri. Oya Kate 2 cyangwa 2 ntabwo nibuka neza, ariko nenda akadogo man twiganye primaire twatabanya kondo. N'urwana rwiza man, n'urwana rwiza, n'urwana rwumvira, n'urwana ruzi icyo rukora. Champiti cyaka ngo mbaza ngo nasenze gwiki. Ko numva ibiganiro byanshize kandi nibaganiza mpaka da. Yo umunsi wanjye rero ukuntu buteye, nibyukira nk'aga saa 3, umbaza ngo ariko n'umwaka waranyobeye mano, uno mwaka wabaye w'inyatsi, uno mwaka wabaye sinzi wallahi. Ako mwabonye $1 sha ngarutse mfite ibyishimo byinshi, ngarutse mfite umunezero mwinshi. Turacyari Kanyarira, mwumvishe n'amajwi menshi, inyoni turimo kuzamuka imisozi, narushye.
kera twararimbaga tuzagatambatamba nigera mu ijoro tuzaririmba tuzaririmba indirimbo nziza irimo amashimwe menshi kuko nitugera mu ijoro nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mu ijuru imbere ya nta yindi mana ikwiye kubaho nzahora kugushima vuga imirimo yawe mwami mana zahora tugushima. Abonye arimo gutembera mu ishyamba, arimo kumva urusaku rwinshi rw'inyoni. Mwambonye ahangaha niho abantu bakunda kuza kwicara muri utu tuyira, cyangwa ahangaha ibi ni ibiki, hano niho babagira ihene. Hano ntabwo ndi bumenye ibyo ari byo, ariko ndagerageza ndebe. Ibi ni ibiki? Ntabwo murimo kubireba kuko ndimo gukoresha kamera y'imbere. Ndakoresha kamera y'imbere, mwihangane gato ndebe cekinge. Kumuna fone yanjye naniye, nari nitwaje n'indi fone ya kabiri. Sinabimenye ibyo ari byo pe, ariko ahantu bahabagiye ikintu tu, kubera no ni amababa, ni amababa tu. Nimba ari inyoni, nimba ari iki, ntabwo mbizi. Cyatembera muri rya shyamba, harimo utuyira twinshi. Mbonye yari inzu ya kera. Ya amavu ni danje, ariko hano aho ibintu by'ibikoko byapfuye tu. Nkomeze ndebe, urebye nabi ukandagira amavu, igifuka ntamenya kirimo iki, kumona kirimo ibintu bihambiriye. Igifuka gishobora kuba kirimo inyama, cyangwa umuntu ndagasa. Ntabwo namenya ikirimo kabisa. Ntabwo namenya ikirimo, wenda kamera nimba iri bifate. Hano bwa mbere mageze kabisa. Yadukomeze. Akamabya ari hano ndagasha ni menshi. Umurundo, nimba ari ibikoko bihanya, nimba ari abantu, umupira wanjye udacika, ntabwo mbizi we. Ya cyakomeza kugeza ahantu ya ahantu cyagasanze nini kabisa. Ya
barimo gutembera mbereka ukuntu ibintu bimeze, barimo gutembera mbereka hariya hose, hariya hejuru ndakeka iminota hafi 30 nyikoze, cyabura indi minota 30. Hano reka amave ndagace kuko ariko mba nkomeje ino nzira, nkareba tukareba rya shyamba, tugikomeza. Ishyamba si icumbikiye abantu mani, ishyamba riteye ubwoba rwose, ndimo guhura n'amabyi, inyoni, ibintu byipfushije binuka. Abayobozi hano niyuhagira, abayobozi ubundi bagakwiye ibi bintu kubireba rwose, ibi bintu by'ibihuru rwose bikaba dore ahantu heza haryoheye agafoto k'utwatsi muri masiki. Ahantu makoreye video yanjye koko uranshimisha by prime, mwakira gute bantu banje? Hano ni heza cyane, hameze bo twatsi twiza. Iyi foto nanone ni ifoto y'agafoto, hahita hashya cyamamare. Never give up, otherwise ended well. Urumva ibintu byose ubundi murabizi, ibintu byose ni ukubigenza gake. So dore utunyoni tugurutse mama. Ikintu wenda navuga cyangwa nakomozaho, biba bigoye. Mbega ibishokoro mana we, ngiyo mberuka mba mu cyaro disi, ahantu hankumbuje iwacu, hankumbuje ku ifishi, ni ukuri pe, ahantu hankumbuje ku ifishi. Utunyoni twiza, nuko wenda kamera itadufata tuhita tuguruka, twiza cyane. Ibintu biba ari neza, ndizera ko mumeze neza aho muherereye ibice byose by'igihugu. Nanjye ndakomeye, nicara aha ngaha video kinyahagije da. Iyi pikinike murayibona gute? Mani ibintu ni neza. Ubundi kuntu mubizi, umva nkubwire mani. Tembera u Rwanda, tembera Kigali, tembera Rusine, temberaho anything you want. Kuntu wenda ngiye nabivuga cyangwa nabibona, sinkunda kuvuga byinshi cyangwa guca mu magambo, gusa aha boro ndaza kubonamo inzoka nyamuneka ndagasa. Iyi video inkozeho wallahi, inyambitse ibishokoro, inkubise hasi yakubita ngo po. Iyi video irambabaje byatari tu, nayo video nkoze ijabiri. Ako nyikoze neza kuko nabishakaga, kuko ubuzima buba bikenewe, nuko ibi ngibi kera nshobora kutazabibona, ariko biranshimishije cyane. Ako mwabonye ko nabaye keza mwabantu, nabaye keza bya sana. Ubundi upfa kuryama naribi nakica umutindi cyeka harimo inoze, izuba risi ryaka. Tera na rimwe kabiri gatatu
kane gatanu. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ibrahim. Man, wallahi ndi ku cyawe nimba atari kamera irimo kubinkora, ariko man ku isura to byaje gucamo mfite man. Umenye ko ndi singo mwa bintu, kandi muraba gasura kanje karimo kuba niboye. Ya mugomba kunshyigikira, mugomba kwireba, mwanze mukunze cyangwa mukunze. We ubuzima man, ubuzima bari baneza, ubuzima abari gatebe gatoki, birangeje bigakunda bro. Never give up. Na indi mana turiho, na nindi mana kwihe. Hari igihe tunyurwa, tukanyurwa cyane, tugakundwa cyane, kuko na yindi sano dufitanye. Ya ejo nakinye betting ndaribwa naye. Wala amafaranga nawe nashakira ndagazwa. Shakashi ndazihiga hasi hejuru wapi zanga. Abakire tuziranye ntago barimo kunkora go found. None aba diaspora mu ntara gatandatu y'Ikigali y'u Rwanda ndagazwa. Nta mu diaspora uheruka kunyoreza ka message kwenda ka already limit. Aha. Ako nizere ko mumeze neza. Nikubita gashimana umuvandimwe wanyu arashonje do. Dore niki. Abakobwa mu kunyanga shabi mu kwitwaza ibiki. Dore ndimo kugera mba abantu akayobe n'agahungu keza. Ubere kuza mu kanwa kabisa. Yeah. It is not mwabonye man. Barebe ikirere kirindi kindi inyuma. Wabonye ko nageze aho u Rwanda ruherera? Reba inyuma yanjye. Harebe. Aho ngani u Rwanda ruherera. Shanarisi wallahi. Manatembereje. Oya, muharebe reka njyane kamera. Bazuminge se. Zoom sirakora. Nagekora kuko hariho kamera imbere. Aho inyuma yanjye ni u Rwanda ruherera. Kubera ikirare man. Ubundi yumaze igihe navuga man akanwa karange wallahi. Tsigangira ifite igamu n'umwaka no kunywa ibiyoga man. Guys, nta muti mwama ukureka inzoga se. Eko ndimo mu kutari ukureka niki. Bombo. Na mukobwa se ejo tuzabokinga man ko nzirwa mu rugo. Niki mbikurikirane. Man we sha man. I'm very sad because ubuzima mukobwa ujye mbwira ngo ubuzima ni igikuri. Okay, muri no minsi ndimo kureba filimi yitwa Tik Foot. Ninde wayibonye ngatera ka commentaire hasi apiking ambwira man ndumva mfite icyakwa kintu kirenze. Bafite icyaka nanywa fanta nanywa agapeti ako mfite igihumbi hano ndanywa agapeti pe akawa. Wabonye inyoni ziragurutse mu ishyamba. Uko mubibona hano ni mu ishyamba. Amakuru turimo kuyagezwaho na Kwizera Jean Madrike. Uko mubizi ndi umusore mwiza, umusore muremure ufite metero 2 na santimetero 52 na milimetero 12 n'ibice 12,453 megahertz. Ako mu manara seze ibintu mvuga
ariko njya mbitekerezaho kera, njya mbitekerezaho man, njya nabiganira n'abantu benshi b'abashuti banjye bakomeye, ariko shabro life ni danger, no life y'Ikigali shaba ari danger tu, no kubona umuntu uguhaye 1,000 cyangwa 2 shaba bigoye. Aha Kigali siko nta muvandimwe mufite, yaje gutyo vuye iwacu mu cyaro, none nabaye kavukire. Ako mwabonye icyanwa cyanjye, ikintu nababwira, mbaye ikaze kuri channel yanjye cyashya, channel izacishaho ibintu by'Imana, indirimbo z'Imana. Inshuti zanjye ziba muri Kongo zose ndazisujije, n'aka gacano n'aka kavideo ndimo gukora kazajya kuri channel ye. Ubwo kaba kangoye tumba najya ahantu mu ishyamba kuruhuka kanyarira, nkanasenga nkegera imbere y'Imana, ariko ko mutamwe ngo kuki bagiye gusenga wambaye amaherena. Mana we, never give up tu, never give up. Ubundi yukoze ugakora mani bikanga n'ejo bikanga, ariko nta gucika intege. Kera nigeze niga segonderi, nigaga mu 6 segonderi tu, nicanaga n'umukobwa mwiza pe, no muri karasi yari mwiza birenze, ariko atajya mu bintu byo guteretwa, bira byo guteretanwa nyine, yari umurokore byata tunamwubaha man, ari na seriye, bavuga seriye cyangwa bavuga serious. Rero man yari umurokore unarenze, yari seriye, yari serious mu byo akora byose. Rero nta muhungu n'umwe wamuvogeraga, ariko njye nari nibere nk'agasazi, twaricaranaga cyangwa se nicara inyuma yabo, so yicaranaga n'undi mukobwa, ariko icyo gikobwa, umukobwa nkaba naramwikunda uwo nguwo nyine w'umurokore, nkaba naramukunze, nkazamuca nkamuburaga, tugatera burage, kuko twatubikaga no mu karere kamwe bisanzwe man, tukiganira bisanzwe tu. Gusa igikobwa kiza kumpofoka wallahi nabizi, n'ubundi kuganira ko nawe gatisha umwana wo mu bakire yanze, abana bo kwa generale, abana baturutse za Kigali, ni gute ngiye gapiripiri turutse mu cyari wacu yanyemera tu man, ndapfusha ndituriza tu. Aki igikobwa duciringa, ariko ntago kondana kurimo, kumbi umuswera yarankunze, abora kunda bembwira biza bakobwa nk'abo ngabo barokore, bavuga ati nshobora kubimubwira akanshishamo ijisho tu. Nuko man birangira, nanjye mu baby ndamukunda, natwe turakundana, habura gice, abo bibwira undi tu, ariko akaba bibona ko mukunda, akabura ahantu amenera. Ikintu amaga nje yamaga umwanya gusa, ariko abandi kabi mu mwanya, afati se umukaritasi nzamumenera he koko. After yaho ngaho twarize dukora troncome, dukora examen national. Umunsi wo gutaha nyine tugiye muri refig, twari kwanza gukora ikizami, twamara gukora ikizami tukarya, twarangiza kurya tugataha. Tugeze muri refi imvura iragwa, iragwa nk'amasaha 3. Twarangije examen nka saa 6, urumva no gufata ibintu saa 6 saa 7 tuhita dutanye, tumara kujya tutanyire. Tugeze muri refi imvura iragwa, igwa n'igihe kinini mbi cyane. Noneho iguye, nari maze kurya, ndagenda nyine negera idirishya tu, rari idirishya ndamukora ko imvura irimo kugwa mo urubura. Noneho nari mfite n'akandi gahinda man, nari mfite akandi gahinda kuko icyo gihe nta tike nari mfite, kuko man nabayeho nyine tuna meze nk'ahasu nyine, meze nk'imfubyi, nta muntu ari kubwira ngo metike, kuko aho narindi ari gukubita nk'agatege tukamasaha 3 n'amaguru nkegera home. Izuba ndabona ryabaye ryinshi,
ariko reka nicare. Nuko birangije mani ngiye gusubira muri kamera bashaka gusura. Okay, byaranarangije. Nuko njye ndeba ukuntu urubura rurimo kugwa, ndimo kwibaza n'ukuntu ngiye gutaha mani mbabaye nyine tu byafo. Birangije umukobwa ahita aza gutya aho narimo kurebera mu idirishya, ampfutse mu maso ambwira ati fora ndinde. Birananira nyuma mukoze mu ntoki nabwira ati ni sheri wanjye nawe. Ni sheri wanjye ngende ntabwo ndi bumuvuge. Nuko turahindukira nyine imvura yaragwaga kuko yaguye igihe kinini nk'amasaha 3. Umwana twaganiye nk'amasaha arenga 2 mane kuko nubona uwo munsi ranyirekuriye nubona ahantu twari kuzahurira yero umwana w'umubyeyi wo mu bipangu ye nari iwacu kafirifiri mu cyaro n'ahantu twari kuzahurira nyine nuko twakuturuka mu karere kamwe ariko ntabwo twabaga mu gace kamwe kandi ni waba ari mubyeyi yari afite amakonegisiyo arenze ku buryo yarangije kwiga atabona akazi. We yarabizi ko n'ubundi narangiza kwiga atabona akazi, ariko njye nibazaga ibintu byinshi. So birangije umukobwa arirekura arambwira ati mani nyine yahise abikeka ko nta tike nyine mfite tu. Amitisha arambwira ati mfite hano 10,000 tu, ndaguha 5 nanjye ntware ibindi 5 ndatora. Kuko ayo mafaranga ntabwo nari kuyanga mani 5 nakirangiza segonderi, so nawe mfite ubuhare byatsari. Rangije aricara arambwira ati rero Ibura rero niwongera kugira amahirwe yo gukunda umuntu ukabona umuntu aguha umwanya cyangwa ufite priority cyangwa ihirwe rimwe ryo kubimubwira ko umukunda, niyo ryaba rize n'ibice 2 ariko icyo cyukaba ukizi ko ufite iyo amahirwe niyo yaba ari 1 cyangwa 2%, zamwegera ubimubwire. Benga ndirimbo ya King James ngo nora utabivuze nicyo yashatse kumbwira man. Yo byarangoye. Umwana arambwira ati Ibra nagukunze nikubona nagukunze kuko nanjye nabibonaga ko yankunze man. Sinakufataga note ku ishuri nta ntigiraga mu makaye bakora birango nimba ari homework bya bintu utaha nyine ni homework ubikora mu ntuze ngasanga yankoreye man. Bakora ama group waka ngasanga andi nyirimo mana ndwanisha katumbe barambwira ati naragukunze ariko yanategereje ko utera urutambwe rumwe izindi zisigaye nkazitera. So abako arambwira ati man ndi mwiza pe ariko nihagarayeho abahungu bose bazamanca amazi ugasanga ndameze nkabera bikobwa mfunga inguni, ariko nge nakwikundiye to nakwikundiye buraho menera kubera ko ndumukobwa niyo nari iyo mbikubwira byari kugaragara nabi, ariko mfashe umwanya mbikubwiye niwongera kugira n'amahirwe ukabuze ko umukobwa ukunda cyangwa relationship uzayikoresha. Ni waba ufite 0.00 n'ibice 2%, 0.00 n'ibice 2%, ibyo bice uzabikoresha. Nifuje byose ariko ikintu nshaka babara umobere uhaguruka umobere bangize nsoma man. Baby namuhobe ndamusoma karase ikigo cyose we cyaransetse byara baranatungu baravuga ati why no mukobwa man twabwa twafataga nk'inanga rugera hoberanye no Karaha ya Ibra koko byarabatunguye abatipe beza benza avuga ati se niyo namenye ko urukundo rujyaho rushaka urukundo nyine no urukundo to. Ya ikindi wenda navuga cyangwa narenzaho bro, uyu mwaka ari ndaje ndashonje ariko nakoze po. Ikindi we na kandi ga story nabatera igiye gutirisa umukobwa nkubita akatobo kera
kera ubwo hari nka ryarida uyu bwa mbere nigaga mu kane primaire nakundaga umukobwa mana kera najyaga n'urukundo ruseri naranakundwaga ariko nari ndi igicucu sinanze ibintu byo gusomana sinanze ibintu bya sigisi ariko ibitipe twiganaga byari biraya we bikakurira abana nanjye ni mu mandazi umuntu umukobwa mwandikira iretire weje teme como poisson aimé d'aro I love you so much ndashushanya njirikisha sinzabyibagirwa nuko maze kubishushanya ndakamo kajeje ndavuga ati nurangiza iyo ndirimbo kitoko shari igezweho mana we ngo nurangiza kugasoma agapapuruza gace mupepo kujyaga gace aranje kugasoma abagaye tica ati tica niyamye duhungu tw'utubwa duhungu twa umukobwa ni igishuti cyane ubu ngubu abyaye kabiri wallahi aragicewe watica winiyamye duhungu tw'udufuti ngo twayibura ko twirirwa tunyarikira ndatwiyamye ndamwiyamye wigiye nahere namubwiye ko namukunda tica baramubwiye ati nyereka agapapuro yaguhaye tukarebe arebye tica arebye akwitaho ijisho aravuga ati ariko no mungazi gutereta libra imbere sha imbere y'abanyeshuri barenga 60 kuko twiga nk'abanyeshuri 35 60 ya nuko amwe ati yarangiye nkasome imbere mu biti mitoma ibintu nanditse yashobora baga ati umuhungu n'uyu ngo rwose azi kwandika n'igihe cyera nigeze kwandikira umukobwa kera nyine ndamwandikira nanjye agiye kunsubiza uzibira yatsubije mwabana yababa we birasekeje umbaza ngo ni ibiki bibaze muri commentaire ngo meze biti ninde wifuza kuzansura ku itariki 22 z'ukwa kabiri nimba wifuza gusura Ibra Empire 250 wakandika kuri Instagram ni Ibra Empire 250 kuri TikTok ni @kwizebrahim kuri Twitter ni @kwizebrahim kuri WhatsApp ni akamenyetso ko guteranya 250 78 83 35 86 27 cyangwa se ukayandika mu buryo bworoshye 0788 23 86 27. ndabashimiye kandi ndabakunda cyane iki kiraka bamaye online njyanguye so ndabakunda man ndabakunda bizira uburyage ndabakunda bimwe byeruye pe ndabakunda bimwe byageze ni mwebwe mutumye mbaho mwe mutumye ngiye inuza n'umugore nzamuzana state nzahajya nzayiga mu bigo bikomeye byose nzavuga n'abantu bakomeye ku isi ibikomerezwa byose bisuze banyandikiye tuvugane man. Life is short. Life is feelings. Yeah, man. Abyanenze kuko nkunda gusenga. Turagushima mana nziza, ibitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose.
shimwa mwami. Waturinze mu masomo twiga, uturinda natwe twembi, shima mwami. Waturinze mu byo dukora, uturinda kuko wowe, shimwa mwami. Turagushima Mana nziza, ibitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose, shimwa mwami. Data turagushima. Haleluya. Thank you Allah, thank you Allah. Mbega urukundo rw'Imana yacu, ntawarondoro ko rungana, rusumba izuba, rusumba ukwezi, n'ikuzimu rugerayo. Nawarondoro ko rungana, rusumba izuba, rusumba ukwezi, n'ikuzimu rugerayo. Yatumye Yesu aza mu isi yacu kugira ngo na 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 ne 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 mama mani yaki. Ndabona ikirere kirimo kugenda kituraburizaho gake gake, video ariko ndabona iri mu marembera, tugeze ku minota ya mukanya. Nabakunze cyane kuru twabanye, ariko icyaka kiranyishe mwabantu mwe. Agirongura byeri kabisa, agirongura kabyeri, agirongura byeri pe, kuko life is life kabisa. Mwakoze kubana natwe nubwo narasezera, ariko twatembereye mu ishyamba, ani Kanyarira. Mujya mwumva abantu bajya gusengera bakabohoka, abantu bagenda gusenga barabuze urubyaro bakarubona, ahantu bajya gusenga udafite akazi ukakabona, urwaye ibibembe bigakira, urwaye zigakira. Aha do binjiramo hano bagakomeza ado. Ani Kanyarira hariya niho bakunda kwicara abantu. Nuzandaza kukwereka ahantu bashyira n'amazi. Nimba ufite ikibazo cyakugoye, nimba ufite ubukene, nimba ufite uburwayi, haba sida, kanseri, hepatite B, hepatite C, ibintu by'ibivuduko by'amaraso, ibintu byo kudasama, byo kujya mu mihango n'ikame, man, aha babakora bikaka. Gusa n'ubuntu, ibindi birenze ibyo ngibyo Imana iduhana umugisha. Ya kuba naramenye Imana, namenye Imana nyine tu, namenye Imana, namenye byose, kandi nta cyananirayo Imana tu. Oya ndayikunda cyane, ndayikunda kandi ndanayubaha kuva kera, kuva oya Imana ariko nanjye kwimenya muri no minsi kera, muri no mwaka tu, mu myaka nk'ingahe itambutse, ubwo nanjye kwimenya. Ariko Imana nsenga si bayari, Imana nsenga si bayari. Imana nsenga ni Imana yumva amasengesho, ni Imana itari bayari, ni Imana nyamana. Sha kabisa ndananiwe, umubiri wanjye urananiwe, navuze byinshi, sinanywiye amazi
zinyeneye kurya aya kurya no mu mazi kuko so ayo bavuga successful I'm successful ikintu nyeneye n'amazi ji imbuto wifuza kungurira imbuto wifuza kuma amazi nimero yanjye ba muri mobile money 0788 2386 ibariwe kuri kwizera 0788 ibirenze ibyo ngibyo Imana biduhana umugisha bifuza guturuka i Kigali bazanye kanyarira mwamvugisha kuri ino nimero 0788 mukaza tugasenga Imana ya Abrahamu Imana ya Isaka kuko hano ibitangaza birabe hano ibitangaza ni byinshi kandi nta kinanira turagushima Mana nziza ibitangaza wakoze waturinze uyu mwaka wose shimwa mwami nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ndi kumwe nabo mwijuru imbere nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze ndi kumwe nabo mwijuru imbere nta yindi mana ikwiye kubaho nta yindi mana ikwiye kubaho uretse wowe nzaririmba igitanga nzagatsama ka Yesu ndanezerewe cyane mfite umungeri mwiza arankunda nkanyurwa ndagatsama ka Yesu nzanezerewe cyane mfite umungeri mwiza arankunda nkanyurwa mbasogongeze ku ndirimbo yanjye umva ndimo kwirepeta hasi hejuru uranshimisha by Ibrahim uranshimisha nkatwarwa uranshimisha bikandiga ni wo mwiza wanana ni wo mwiza umwana no mukazana wa mama uzaba umugore mu muryango tuwe tugwaye ikaze uze tunane guys ni ndurapfa gutya uri komatere mu mukine umuhanzi urapfa gutya shana nimba kumbuye wallahi narimba kumbuye wallahi chaka ni chaka pe hagiye nguraga kazi nkamwe n'ubude hase ariko nwanjye shaza bakumbura n'ingendo wallahi ubundi abazi neza Ibra bazi ko nagira amahane ibishokoro byamfasha wallahi byinshi hano bihungukira asiko mutambwiye ko nabaye mwiza ko mutambwiye ko kafashwe Ibrahim we wagira ngo nagaru w'Kigali anje Ibrahim Ajagori waje birampa happy birthday Kandi kibwa wallahi ndi kibwa iyi video tuyikora no idafite no purpose nta muntu tuba duhungamanya no kuganira bisanzwe no kugira ngo ngaragare kuri video nabatembereje ahantu henshi naberetse ibintu byinshi rero ino video nyifata kugira ngo ni posting kuri YouTube na bindi ni posting kuri YouTube abantu bamenye life mbamo bamenye ubuzima mbayo bamenye kuntu neye tunaburage man kuko nkunda kwigaragaza cyane kuri social media uretse ubutuntu tudufoto ngenda mbaha nkabacanga nyine no mwaka no kubacanga kuko biba bigoye kandi biba bivunitse ari biba bivugitse
kera sinanakundaga no kuvuga, nize kuvuga cyangwa kujya amahane ngeze muri Kigali pe, ariko ndakomeye. Amenyo yanjye sinzi ikintu yabaye. Abantu bazi amenyo mane, kuki amenyo yanjye ataba umweru? Ari cyanwa sha, cyanwa ni iki? Guys, nafite purpose yo gukora video y'isaha. Ndakeka video y'isaha yuzuye irenzeho n'utunota nka 3 cyangwa 4. N'iminota yanarenze, iminota yarenze, ariko ni ibingibi nashakaga. Mwakoze kubana nanjye, abantu bose bazayireba bazavuge ko ibintu byari birimo nyine ari brage. Ni ukwigana n'ubundi wabonye ko njya mu bintu by'ubuzima busanzwe, nanze kumena hasi umuceri, ubundi narazaga nkashyiramo abatumirwa, ariko ubu ngubu nabyikoreye njyenyine. Biba bigoye nyine, dufaranga tuba twabuze guhamagara abantu ngo baze bakore ikiganiro, n'amacano yaraguye ntago akibona abakiriya benshi. Ariko ushaka kugura cano wanyarikira inbox cyangwa kuri Instagram Empire250, cyangwa se kuri Facebook, cyangwa se ukanyarikira kuri WhatsApp, cyangwa ukampamagara kuri telefone 0788838627. Reka nzisubiremo ngenda gake: 0788838627. Tugaciringa. Waba ushaka subscribe, waba followers kuri Twitter, kuri Instagram, kuri TikTok, subscribe, views, watching time zirimo kwanga, ariko ndimo kweseya, nizikunda nabwo nzabibamenyesha. So iyi video nikoze nta kindi kintu ngamije, cyangwa habaho gusererezanya cyangwa gukomeretsa umuntu na wapi. Nikoze ni purpose yo kugira ngo ni posting kuri YouTube, nshaka ukuntu na sharinga mbone amasaha ya 4,000. So munshyigikire cyane, muyirebe cyane, muhe abavandimwe, mane mite nuzuza amasaha 4,000 nindangiza mahite matwika be monetize, nindangiza nje mbona agafungo tujye duhura mbacense n'abandi banywa agacupa mbagurira. So mwakoze cyane, mwakoze. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho mwakuye. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe n'umuhungu wanyu Kwizera Ibrahim. Turi ni Kanyarira. Nahaberetse cyane, ni hanini cyane, navuye ruguru iriya hejuru. Hano nakore video ya mbere, nza gukora ya kabiri, nza gukora hariya basengera. Byose ibingibi byose mbikora kugira ngo niyegereze abafana, mbereke ko nta mutima mubi, mbereke ko isi idasakaye man. Ejo waba uri umukire, ejo ukaba uri umukene, ejo bundi waba uri umukene, ejo bundi nkaba umukire. Rero ibintu byose ubikoze harimo Uwiteka, iyo ubikoze ukabyereka ikiganza Imana, nta kintu utageraho muri ino si. So cyambere na mbere ni ukwicisha bugufi, cya kabiri no kuba uzwi, uziranye n'abantu, usabana n'abantu, ibindi bikaza gake gake. Ndabakunda cyane, ndabemera cyane. Ikindi kirenze ibyo ngibyo, Imana iduhana umugisha. Ciao ciao, turagushima Mana nziza, ibitsangaza wakoze. Bye bye, goodbye. God bless you. Muzarebe ino video, muyisharinge, muhe abantu benshi, amasaha ite yuzura ubundi hash. Mwakoze kureba video yanjye, mwakoze byose. Mukane subscribe, share and views. Ciao ciao, bye bye, goodbye.